yego mwana ase na n'ubu umukozi ntabwo muramubona namwe muri kuncanga mba nagiye mu bikorwa byanyu namwe muri mu byanyu gute mbabwira gushaka umukozi nimumushake mwana ibaze noneho babaye babiri nuzu ubu abantu babiri ndabakura he mwabantu aya mwana mujye mukora ibintu bizima mujye mureka kuntesha umutwe sibyo nimba babwiye ngo mukora ibintu mujye mukora ibintu bizima nta kibazo reka ndebe ko mbobona muri izi karitsiye ndimo wenda ari igihe nahura nabo yemwe bako mba mbabazeho gatoya amakuru yanyu makuru ni nini nabaniza ya ngiye banyita kingireti nkorera inaha muri izi karitsiye zanyu none ko hari abavandimwe babiri bandangiye muri izi karitsiye ntabwo mwandangira aho baba batuye bavandimwe babiri yego shaka kubarangira akazi ki ya ni akazi ko gukora mu irembo nk'aba agent nose ubundi abo bantu urabazi gusa ntabwo mbazi nyine nuko bandangiye ngo batuye muri izi karitsiye nose ubwo niba utabazi uragira ngo tubakurangire gute kandi utabazi rero tuba muri izi karitsiye ariko ntabwo turi umuyobozi w'isi natwe ngubu ntareka kukuzanaho ibintu byo kukubwira ngo iby'amasibo ntabwo ari byo umubajije wewe tubwira abantu ushaka kuko nta muntu ubaho atagira izina nose uragira ngo tukurangire abagabo tuzi hariya hirya nose abo ni abasore ni abagabo ni abasaza ni abana mba bambwiye ngo babita bandera bo nuze umuhungu bita Simon n'undi bita Ivan ahubwo Samson yego abo ngabo ndabazi batuye hariya biriya bisambo biriya nzu ureba y'amabati y'umweru okay nta kibazo murakoze cyane kangereye ni hariya hirya oya hariya hari amabati y'umweru kuri iriya nzu y'agacurama nta kibazo murakoze sawa kanguruke yarayo muvana urakibeshye n'ubundi n'igiturure kigenda bani mureka cyangwa natwe twacanze n'ubundi twigendere n'ubundi aho twagiye oya yahita tubona twasubirayo ni anigendere da ngiye kureba wa musaza kandi ninza nzanye amafaranga uransaba ntabwo musaba ubu basenzi bantu nyubeshe umva mubaze muvana amakuru yawe umeze ute ntabwo wandangira ngo abana babiri bitwa umwe yitwa Simoni undi bita Ivan muri izi karitsiye ngo batuyemo yego ndabona abanzi n'ayivanye ntabwo uzi abantu babana abavandimwe babiri bavukana umwe witwa Simoni ngo undi yitwa Ivan uyu nguyu uvuze ayivanye nshobora kuba muzi batuye heze ko nabuze aho batuye si umuhungu mbese muremuremo gakeya ubyibushye usa nk'ubyibushye nyine yego kuko abakobwa nimba banyobeje nimba banjyanye dore bari bandangiye ngo aho ngaho ngo ko hari amabati ngo y'umweru aho hirya none ngezeho ngo nsanga ntabwo bari baguhobagije mwa none se wabatuye muvandi bo nyine ugiye gukomeza no muhanda urahita uzamuka kumva se n'utambikaho gatoya noneho urarenga inzu eshatu ndumva ari eshatu bicaye ku muhanda wahita ubabona okay nta kibazo urakoze cyane ndayo nawe kandi imana igumugisha muvandi sawa sawa ngura ngo araza tugaseba uriya mukobwa yaje turaseba we dore guseba we tumukiza hanze wa akarya n'ibigori bikomeye ute akashaho nabara bashonje se ntabwo yabonaga weho bandera bite byanyu basore mukomere cyane amakuru yanyu se boss mumeze neza tumeze neza nta kibazo umwe n'umwe bita Simoni Samson undi bamwita Ivan none kuri kutubaza amazina yacu bite hari akazi nashakaga kuba sinzi nimba mwagashobora ngakazi kameze gatitswe ku kazi urareba si mwiza se twarize cyane na masters oya arakubesha ntabwo masters tifite twebwe twagarukiye mu gatandatu segonderi urumva twenge nize software
byiza kuba mwaranize kuko nabyo byamfashe cyane yego ni akazi kuba agent mu irembo sinzi nimba mwabasha kugakora dukorera i Kigali se cyangwa nina oya nina muri izi karitsiye ni hariya ruguru mu mujyi wahisemo neza rero ntabwo wagiye kure twe wahisemo neza twe tudukoza amashini kamera n'ibintu byose ubundi bakikuturangira uhita umenya ko uhuye n'ibisubizo gusa cyane rwose none ako kazi twagatangira ryari bimeze bite ntabwo nirirwa ntindamo nkaza kuzana amadokima yanyu nkayanyuzamo amaso noneho deni ejo mu gitondo mugatangira akazi amadokima yemeza ko twasoje kwiga aka ntabwo amadokima ari ngombwa cyane n'uburame mu kazi twe turakazi ubundi ushobora kugenda ukaba wati ngaha mukore turebe ukareba ukuntu dukora ntabwo ari ngombwa ibyangombwa nta kibazo ngaha ntiza kuri fone yawe muhe namba zanjye ibyo ntabwo ari ibintu bigiye bigora cyane urabona ko tuba twaranasirimutse ndabona muri abasore b'abahanga si ngombwa rwose kuvanga amadokima amadiporome twe turakaze n'uburame ukaze gusa ibaze ko yabajije umuntu agahita amurangira twebwe ubwo urumva izina ni banyita Kingret ni izina ryiza ry'ababosi nta kibazo mwa basore mudore muri n'abasore bagenzi banjye nawe uracyari iyo namba niyo yawe yego nayumvise ubwo ntacyo ubwo naheje ku kazi turahuza mu gitondo ndimo guhamagara boss wanjye nyibonye ndaza kubakora sawa namwe murakoze sawa boss wanjye kandi ibihe byiza ana boss wanjye urugendo rwiza kongeye twariye bakize wowe ewana sha ubu twagiye ahubwo tugende kabisa n'umukiriya yaturyoheje ariko akazi k'uyu munsi ndabona ari danje araturya amadoke ubuse ko ndatana amafaranga yanyoherereje okay nta kibazo ndaza kubitunganya humura simbizi nyine nanjye naringiye kuri ya kampani itanga serivisi z'irembo byereze ibintu zamani mwoherereza oya mayi nka data nta kibazo hajya ni miliyoni zingahe washakaga byose bishyireho kanze nsinye sheke nyohereze ujye kwebikuza bimwe ibya mbere wabibonye sasa musaza uri gufatira wa muntu kode yohereje kuri WhatsApp niko basore yes boss mumeze mute tura ndabona akazi muri kugakora urabona akazi tutari kukanoza ibi ngibi aba ari ibintu byacu cyane wa muntu za dokima nagusigiye wazimuheye biba byamugezeho kera bose urabona atari twe abakozi wari ukeneye cyane muri gukora ibintu nka byishimo aba bose bari kuza bavuga ati aba nibo tubona abakozi tukigeramo mereza za dokima nzisinye ubundi ngende shaka kuzisinyaho amakuru yanyu amakuru ni meza tugufashe iki nshaka kode ya se kode ya se cyage suzi ko mwayimaye se narahiye kabisa ese mani igihe wakoreye igihe washakiye se ntabwo urayibona sha se yaranze burundu nakoreye mu Busanza nkorera Kicukiro mu Bugesera Nyamata wapi kabisa shaka wamuretse mbone nk'iya Nyagatare wabukoze kabisa ushakire kode ya Nyagatare shaho nkoreye kabisa kode sesa shaza se shesa nta kibazo basore musigare mu kazi turaza kubivuga naho ni ingaruka yego bose reka tube dukora uze kongera ugaruke ku mugoroba nimugoroba boss wanjye konde kubona Nyagatare kubera ari impande y'iwacu ho byanyorohera ndi kubona hari iz'igicumbi igicumbi mu kwa cyenda mu kwa cyenda yampaye inka nta kibazo ariko nabwo ndapfa kuyifata nese ubu nabigenza gute bapfa kuyifata da okay zana ibyangombwa byawe byangombwa se nanjye kukubaza ko no muhenge kurarugura habwo ni ingaruka ndaza ngaruha ibyangombwa najyaho mwiriwe neza cyane umusore wanjye bite nakomereye ndagufasha iki wewe nari nashakaga kode washaka kode aba ni agatebe kaba gahari ngo wicarera ushaka kode yihe bosi wanjye ushaka B B ziri kuboneka maze iminsi nkora rwose kuri
urubyiruko rwagiye muri perime cyane. Kode zabaye ikibazo ariko. Ahajya ukoze kangahe? Nkoze gatatu kose nshya. Uzakora n'inshuro 10. Uyu ni nakubwiraga. Uyu nguyu muraziranye none? Basa ni demarage nabatwika. Biragoye. Nagiye mwiga kuma, nagiye mwiga. Bari byo murimo cyane. Wende kubona iyo musanze kabisa. Ngirira ukuntu byari na byiza. Uzajyayo? Nzajyayo. Ahantu tajya muri iki gihugu mwabonye kode yaho. Uburyo kategori zahenze ziragoye. Hajya ni wewe wanyohereje ibyangombwa byawe kuri WhatsApp. Ndabona ndi kubibona. Byabaye boro. Okay, nabishoje igisigaye ni amafaranga. Wihangane ntabwo twaguterera. Nta kibazo nese ngiye ko ndaca mu kanwa. Urabona kuba ko yuko yashaka iri munsi yawe twabanjije B kugira ngo byihute. Nta kibazo dore ko ngiye ari na hafi nzakorera nta kibazo nawe. Nawe ni na hafi nawe. Urabona uyu nguyu bimusanze wewe ni igicumbi. Igicumbi mfiteho na famille ariko. Igicumbi ufiteho na famille. Ntabwo bitararenga ni Kigali we. Biri bukorohere cyane. Ngirira reka nze mugirire vuba. Naba ngize amahirwe rwose. Naba ngize amahirwe nenda hari igihe wabaye ukorera nyine njyewe no kuvuga ngo reka ngiye hano ruguru urumva naza nzanye ibyangombwa mu binkorere sibyo ntacyo nyaruko ariko ushatse wabona mfatiye nani ishyura urajya kujaza ko kamitaje sibyo ubwo nge nagenda reka mbengeze sawa sawa urakoze ntacyo mwe mugiye yenda ngarutse n'ubundi ntabwo ndi bubasezere ndagaruka none sawa ntacyo naje ese muvana uri mu biki bakorera gura mu kipe urabona nyine uriya mukire tumugezaho amafaranga menshi ntabwo kazapfa kuyishyura ndabeshye urabona dukoze iminsi 2 yose tutamwishyura twe dukora twigendera urumva nta wamenya ese ushaka kuzana ikihe gitekerezo kugira ngo nyine abangaba tuhagurishe